Mu gitondo i Kigali, Amani, Keza na Mugisha bagendaga hamwe mu mudugudu wabo. Bishimye kandi bakundana, batangirana umunsi mushya. Mu rugo bicaraga batuje hamwe na nyogokuru. Asoma Bibiliya, bakamutega amatwi, imitima yabo ikaba icyakira ijambo ry'Imana. Mu isoko ry'abantu benshi, Mugisha yakoresheje imbaraga ze afasha umusaza. Keza asangira n'umwana muto ibyo kurya, amwenyura n'umutima mwiza. Mu bihe bitoroshe, Amani yahagaze gato, ashira ukuboko ku mutima we, ahitamo kwihangana no gukunda aho kurakara. Nuko izuba rirenze, bakira ku musozi bareba umujyi wa Kigali. Batekereza ku byo bakoze uwo munsi. Basubira mu rugo, basenga bashimira Imana. Bazirikana amagambo ya Bibiliya agira ati: ukunda Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Abana bagenda imbere bishimye, bahisemo gukurikira Yesu no gukunda Imana mu byo bakora byose buri munsi.